arambwira ngo nubwo wari ugiye kwiyahura ariko Imana izagutabara. Rero ndashima Imana ko uwo munsi nari ngiye kwiyahura nabaye naciyahuye, ahubwo Imana yabanye nanjye. Ninjye ubushize wababwiye kuntu igiti cyanyishe Imana ikahankura, biza kurangira Imana ingiriye neza nje mu rusengero. Yesu ashimwe. Urakoze Theo, mazina yanjye ni Habaguhirwa Jean Damascene, nkuko nabibabwiye sengera mu ituro rya ADP umudugudu wa Kabare, paruwasi ni Rugando. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ndumva nashaka kuza kuvuga byinshi ngo ninde, ahubwo ndashaka kongera kubabwira ko ibintu byose bigishoboka. Ushize nababwiye ngo ibintu byose biba bigishoboka iyo umuntu akizeye Imana, iyo umuntu akiringiye Imana, ibintu byose biba bigishoboka. N'uyu munsi rero kanongere mbabwire ngo ibintu biracyashoboka. Ninjye ubushize wababwiye kuntu igiti cyanyishe Imana ikahankura, biza kurangira Imana ingiriye neza nje mu rusengero. Kimwe mu bigize ubuhamya bwanjye mu byambayeho, njya nibuka nkumva shimye Imana, nkasanga nta hantu Imana itakura umuntu, nta cyerekezo Imana itagukuraho, nta buzima na bumwe bukomeye Imana itagukuramo. Nibuka umunsi umwe inzara yigeze imbabaza iranja cyane, nabuze icyerekezo, ndimwo nzerera mu mujyi, mitafata umwanzuro wo kujya kwiyahura. Ndabyibuka njya kwiyahura, namanutse Nyabugogo, ndagenda numva ngiye kwiyahura kuri Nyabarongo. Rero igihe nari ngeze kuri Nyabarongo ngiye kwiyahura ngo ninagemwo, numva ijwi rimbwira ngo genda uri bwiyahurire haruguru. Ndazamuka, ndimwo nzamuka mura n'umuntu wari utwaye Bibiliya, ndamubaza ngo ugiye he, arambwira ngo agiye gusenga. Icyo gihe hari umupasiteri bitaga Liliane yasengeraga mu ibyo bice, uwo muntu niho yaragiye gusengera. Turazamuka, arambwira ati waza tukajyana. Nari meze nabi, nendaga gupfa, urumva nari ngiye kwiyahura, nzi ko ndibuze kujya kwiyahurira haruguru, mitamura n'uwo muntu anjyana kwa Liliane. Tugezeyo, Liliane ndabyibuka ajya mu mwuka. Icyo gihe yari ari kumwe n'uwo bita Innocent, ngira ngo yabaye pastor. Arandondora, aranyerekwa, arambwira ngo nubwo wari ugiye kwiyahura ariko Imana izagutabara. Rero ndashima Imana ko uwo munsi nari ngiye kwiyahura nabaye naciyahuye, ahubwo Imana yabanye nanjye mu rugendo rukomeye, mu nzira y'umusaraba, mu bibazo byinshi by'inzitane Imana yagiye ibana nanjye. None ubu ndashima Imana ko ari Imana ifite imbaraga n'ubushobozi n'ubutwari. Rero ndagira ngo cunguze uburyo umwete, nongere mbabwire ko ibintu byose biba bigishoboka iyo ugumanye na Yesu. Mwanyemerera tugasoma ijambo rimwe riri muri Zaburi ya mbere, igice cyaho cya mbere n'ubundi, tugasoma iyo mirongo yose tukumva icyo Imana ivuganye natwe. Haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Kabiri, uwo niwe amategeko y'Uwiteka niwe yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Gatatu, uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Amen. Rero ndagira ngo mbabwire ngo tuvugane ku bintu bibiri, mbari byo nza gusorezaho. Imana ibaha umugisha. Ndashaka kuvuga ku cyo bita inzira. Inzira tunyuramwo ni inzira igoye, ariko kandi ni inzira umurokore wese agomba gucamo. Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntabwo bivuze ko tutagomba guca mu nzira. Inzira tugomba kuyicamo, ariko ntiduhagararane n'abanyabyaha. N'ubu
mu kanya gato tugiye guca mu nzira, turagera ahantu hari indaya, turagera ahantu abantu barimo basambanira, ariko turasabwa kudahagarara muri iyo nzira. Imana ibuza abarokore muri iki kinyejana bari mu nzira neza. Abantu bari mu nzira ariko barabivanze, abantu bari mu nzira ariko kandi bagaragara nk'abari mu nzira batazi icyerekezo bajyamo. Rero Imana ikeneye umurokore nyamurokore, Imana ikeneye umurokore uri mu nzira. Ese wowe aho uri wibwira iki iyo uhagaze ubona ukiri mu nzira? Ariko Bibiliya iravuze ngo umuntu uri mu nzira uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Bibiliya iyo ibivuga neza iravuga ngo bene icyo giti izuba iyo ricanye ntago cyuma, ntago kigira ibibabi ngo kibicyumire kuko kizaho cyashoreye. Rero dufite abarokore basa nk'abashoreye muri Yesu ariko imizi yabo idafashe muri Yesu. Yesu niwe giti, Yesu ni umugezi, Yesu ni isoko, ariko abantu basa nk'abavoma kuri Yesu bakagira n'ibindi bavoma. Dufite abarokore benshi bafite ibyo bavoma bakibwira ko bari muri Yesu. Yesu rero ntashobora kukuvomerera utamuvomyeho neza, arashaka ko abantu bakizwa. Imana ibaha umugisha. Rero narimvuze ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Iyo umuntu ashoye imizi muri Yesu, iyo umuntu ashoye imizi muri Kristo, iyo umuntu ashoye imizi muri Yesu mwindani, kabone niyo korona yaza, kubera aba yarashoye imizi muri Yesu ntago dutitira. Abantu benshi baratitira, abantu bakagira ubwoba, ariko abarokore tukaguma tukabaho kubera twashoye imizi muri Yesu. Iyo umuntu yashoye muri Yesu ntashobora kugambana, ntashobora kugira icyaha, ahubwo kuko ashoye imizi muri Yesu kandi Yesu akaba ari muzima, ntabwo umuntu washoye imizi muri Yesu apfa, napfirika. Natwe impamvu tudapfirika nuko twashoye imizi muri Yesu. Umva rero wowe unkurikiye, ndagusaba ko waca mu nzira warangiza ugashorera imizi muri Yesu. Nababwiye ngo nagize umugisha wo gushorera imizi muri Yesu nyuma yo guca mu nzira nyinshi, nyuma yo guca mu bibazo byinshi, nyuma yo guca mu bitugoye, nyuma y'ubuhamya burebure ngenda mvuga natavuga ngo ndangize, nyuma y'uko cya gihe nari maze guhamba imbwa, narabibabwiye ubwo nahambaga imbwa nyikuye mu gipangu bakama 1000, umwenda afite ukasaziraho. Nyuma yo guhamba imbwa ubu nanjye ndi umugabo kubera nashoreye imizi muri Yesu. Urashaka kuba umugabo nyamugabo? Urashaka kuba umumama uhamye? Urashaka kuba umuntu udasanzwe? Urasabwa gushorera imizi muri Yesu. Hahirwa rero umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Shuti zanjye, inzira y'abanyabyaha muyivemwo, muyoboke inzira yo gukurikira Yesu, kuko abantu bashoreye mu nzira Yesu ashizeho, abantu bashoreye muri Yesu mu nzira ye ntago bapfa gupfa, bararama. Reka dufate umwanya muto dusenge, ariko nawe wibaza aho uri, wowe unkurikiye, wowe wiyumva, ese ni wabarataye ibyiringiro? Ariko shorera imizi muri Yesu mwindani. Nushorera muri Yesu mwindani ntago uzapfa, ntago uzapfirika. Muzi ikintu kibateye ubwoba gitumye muhahamuka nuko mwavanze ibintu by'Imana. Mwafashe Imana muyivanga n'ibitavangwa. Imana yacu irera, izabana n'abera, ikorana n'abera, igendana n'abera, ivugana n'abera. Udakijijwe wese ntago ari mu iyo nzira. Banza witekerezeho utaba warataye inzira. Niba warataye inzira, ndagusaba kugaruka mu nzira ubundi ugashorera muri Yesu, kuko abashoreye muri Yesu nateka bazacibwa. Niba ushaka ubukire, niba ushaka gukomera, niba ushaka inzu nziza, shorera imizi muri Yesu. Imana ibaha umugisha kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Munyemerere dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, byiringiro by'abizera, Imana nkorera ifite imbaraga. Uravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, uwazahwana n'igiti cyashoreye imizi mu mazi. Icyo ngicyo niyo izuba ryacana ntago gipfa. Rero buri munyarwanda wese unkurikiye, unyumva, ukurikiye umubavu,
namwaturaho gushorera imizi muri Yesu, ubundi Yesu akamutabara. Shalom.